noneho twabazaniye amabati menshi cyane, amakontineri n'amakontineri. Urabona rwose, reba izi ni koyero zose zivamo amabati. Noneho ikijyanye n'ibiciro twamanuye neza. Aya yose ni amabati, amabara yose wayabonamo, rwose. Nimutugane muri King Lion. Ushaka ubusobanuro bwinshi wajya kuri Murindi Official TV, wahabona ibikenerwa byose, amabati ubwoko bwose, amabara yose. Ntimugire ikibazo ku mabara, ibintu byose ni munange hamwe na King Lion. Murayabona, aya ni amabati. Twamennye kontineri 200 z'amabati. Ngumva ngo mwabuze amabati. Muri King Lion rwose nta kubura amabati. Amabati arahari rwose. Reka mbatembereze uruganda rwa King Lion. Aya ni amabati rwose ubwoko bwose. Dore babandi bajya babeshya ngo beje ngo 30 bifite thickness ya kangahe. Hano urabibona, reba hano. Iyo ushaka kumenya ubukomere bw'ibati uburebera hano. Beje 30 ifite hagati ya milimetero 0.25, ubugari bw'120 bitararikonje. Urabibona hano rwose. Nimuhamagare 0785833442, 0785833442 ushaka amabati meza cyane hamwe na King Lion.